ntabwo yizera ko azagera mu ijuru, ariko kwizera mvuge nte ngarukire uko kwizera ndakugarukiriza he abandi bamwizeye ataraza, none wamurebesheje amaso, wowe wamwumvishe n'amaso, wabonye ibitangaza byawe, wumvise avugana nawe, wabonye ibitangaza bikorerwa kuri wowe. Yesu arakwigaragariza. Ni iki kikubuje kwizera? Ni iki kikubuje kwizera mwene data? Ni iki kigukuye mu kwizera? Ni iki gitumye Yesu umutakariza icyizere? Ariko ndagusengeye ugarukira ahangaha. Aho hera ndifuza kuzagerayo, ntaririmbana n'abera indirimbo zo kumwe. Aho hera ndifuza kuzagerayo, ntaririmbana n'abera indirimbo zo kumesha. Muvuga igisagiro nk'Rwanda, n'ubu ukaba kigwana, ubu ukaba ngeze mu ijuru. Mose azatangara avuga ati zizabaye intwari nk'uko natwe twabaye intwari mu gihe cyacu. Aburahamu azamuka vuga ati riko uyu mugabo mwumvire. Aburahamu abwira ati uyu ni njye Aburahamu, wari witwaga Aburahamu nkaba nitwa Aburahamu. Kubera iki? Nitugera mu ijuru tuzamenyana, nta n'uzatinya gusuhuza, uzajya umwisanzuraho, muzajya muhoberanya, uzajya ufata Yesu umuhobere. Ikintu azajya akora, azaba avuye mu byiringiro, uhembura abavuye mu byizerwa, uhembura urubyiruko, uhembura abapapa, uhembura abamama, uhembura abasaza, uhembura abakecuru, uhembura itorero ryawe. Hembura Yesu. Ndagushimye. Ishimwe ni iryawe. Aho hera ndifuza kuzagerayo, ntaririmbana n'abera indirimbo zo kune. Aho hera ndifuza kuzagerayo, ntaririmbana n'abera indirimbo zo kunesha. Bamwe muri abo banyamahirwe babaciye ibihanga, abandi barundwaho amabuye babateka mu mavuta. Babonaga irembo riri hafi, ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane, umukiza bari hafi. Aho hera ndifuza kuzagerayo, ntaririmbana n'abera indirimbo zo kune. Aho hera ndifuza kuzagerayo, ntaririmbana n'abera indirimbo zo kunesha. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Reka uyu munsi tubane mu bihe byiza byo gusenga, kuko iyi si turimo ntabwo dushobora kuyibaho tudasenga. Niba uzi kuri mu isi udasenga, nta buzima namba. Niba uzi kuri mu isi udafite Imana, ngo abazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Haracyari ibyiringiro yuko n'igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka kandi kikazana amashami y'ibitontomera. Ngo umubiri wanjye numara kubora, ngo nzambara undi mubiri. Uwo mubiri wawe numara kubora uzambara undi mubiri. Uwo mubiri wawe numara kubora, uwo mubiri ntabwo uzajyana mu ijuru, ahubwo uzasa na Yesu. Nugera mu ijuru nta munyarwanda uzabamo, nta munyamerika uzabayo, nta muzungu uzabayo, nta mwirabura uzabayo, nta munyafurika uzabayo, nta munyaburayi uzabayo. Mu ijuru twese tuzaba turi abana b'Imana, kubera ko biravuga ngo icyakora nerekana tuzasa nawe.
ni ukuvuga ngo uzajya uhura na Aburahamu umusuhuze umubwire ngo amakuru ko wabuze, kubera ko nitugera mu ijuru ntakuwazanya ngo uraninde, ahubwo uzajya umubona uhita ubona uwo ari we, uzajya umubona uhita umenya uwo ari we, kuko iyi Mana ndayikunda cyane, ijya ifata ibintu ikabinyuza, igafata ibintu, tuzajya duhura nabo mu yandi magambo tubone nk'aho twahuyeho. Uzajya kwa kundi ubona umuntu ukabona wamubonyeho ariko turi kumwibuka, mu ijuru niko bizagenda. Uzajya ubona Mose umubwira ati ariko uyu mugabo muzi, musuhukanye ati nije Mose, nawe umubwira ati nije runaka, umubwira ati nije Vincent, wa wundi wabaye mu isi akagwana intambara, muri covid nkagwana, umuvuga ngisengero nkagwana, n'ubu nkaba nkigwana, ubu nkaba ngeze mu ijuru. Mose azatangara avuga ati zizabaye intwari nk'uko natwe twabaye intwari mu gihe cyacu. Aburahamu azamuka mvuga ati ariko uyu mugabo muzi, Aburahamu abwira ati uyu ni Aburahamu, wari witwaga Aburahamu nkaba nitwa Aburahamu. Kubera iki? Nitugera mu ijuru tuzamenyana, nta n'uzatinya gusuhuza, uzajya umwisanzuraho, muzajya muhoberanya, uzajya ufata Yesu umuhobere. Ikintu azajya akora, azajya afata agatambaro aguhanagura amarira. Amen. Aguhanagura amarira yose waririye mu isi. Iyi si amarira uri kurwana, amarira uri kurira, Yesu ugera mu ijuru ngo azaduhanagura amarira. Amen. Ibyuya turi kubira kubera ijambo ry'Imana, kubera kuvuga Imana, nitugera mu ijuru Yesu azabiduhanagura. Amen. Umunaniro ufite Yesu arawukugabanyiriza, ariko nugera mu ijuru ntuzongera kugira umubabaro ukundi, ntuzongera kugira uburemere ukundi, ntuzongera gukubitwa ukundi, ntuzongera gutsirika ukundi, ntuzongera gukena ukundi, ntuzongera gusonza ukundi. Nugera mu ijuru ibintu byose bizaba ari haleluya, bizaba ari amen, bizaba hari haleluya, amen. Nibyo gusa navuga byinshi, ariko reka mbasomere ijambo ry'Imana ni mu gitabo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice ni cya 8. Turasoma umurongo wa 7 n'uwa 8. Haranditse ngo aramubwira ati ndaza mukize. Ntabwo ari njyewe, Yesu niwe wabwiraga umuntu, ngo aramubwira, ni Yesu wamubwiraga, aramubwira ati ndaza mukize. Umurongo wa 8, umutware w'abasirikare aramusubiza ati mwami, ntibikwiriye yuko winjira mu nzu yanjye, ahubwo tegeka gusa, umugaragu wanjye arakira, kuko nanjye ndi umuntu utwarwa n'abandi, mfite abasirikare ntwara. Iyo mbwiye umwe nti genda, aragenda, nabwira undi nti ngwino, akaza, nabwira undi ati ngwino, akaza, nabwira umugaragu wanjye nti kora iki, akagikora. Yesu abyumvise aratangara, abwira abamukurikiye ati ndababwira ukuri yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya habe no mu Bisirayeli. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo dusomye ni igihe umusirikare cyangwa se kapiteni yari afite umusirikare urwaye cyangwa se umugaragu. Bibiliya yo ivuga umugaragu, ariko iyo usomye isesenguye umugaragu yari umusirikare, yari mu bantu bakomeye uwo musirikare ya kapiteni. Ariko aza kumva inkuru ya Yesu. Inkuru ya Yesu yaratambatambye irenga imipaka, iragenda igera no mu basirikare. Kera nkiri muto nari nzi ko abasirikare badakizwa, ariko ubu izi saha ugera mu basirikare ugasanga harimo abavugabutumwa, harimo abanyempano, harimo abapasitori. Ibyo byose Imana niyo yabikoze kugira ngo yiheshe icyubahiro. Hanyuma ngo umusirikare yumva inkuru ya Yesu, yumva abantu yahagije 5,000 ngo bajya barahaga barasigaza. Icyo gitangaza Yesu yakoze ngo cyaramamaye, abantu baravuga ati burya nta handi hantu tuzaza, uriya mugabo ntabwo azongera kugenda ngo dusige. Nari maze
maze iminsi 3 njaye, none ubu ntagiyeyo, ubu nararaho bantu bamukurikira kubera ibiryo. Hari abantu bakurikiye Imana kubera ko hari icyo bayibonyeho. Uyu munsi nimba bari kubona icyo kurya kubera Imana, bakaba batasuba gusenga, ariko Imana itabaha icyo kurya igihe batasubirayo. Ariko mwene data, Imana ntukayikurikire kubera ko hari ikiguha, ahubwo yikurikire kubera ko hari icyo uyishakaho n'icyo wamenye n'icyo wasobanukiwe. Hanyuma icyo gitangaza cyamamara ahantu hose. Yesu yagaburiye abantu 5,000, bararya barahaga barasigaza, kandi hano abamama bari barimo. Iyo maze ngewe nsanga byari 15,000 birenga, kuko iyo maze abagore usanga aribo benshi, igitsina gore kiba ari abantu benshi, kandi abagore benshi baba bafite n'abana batoya. Nta mugore wagenda agiye mu bukwe ngo asige abana, amutwara umwe mu mugongo undi akamufata akaboko. Kandi iyo bari kubaha ibiryo, abika n'ibyo araha umwana, akavuga ngo yipfuraniye umwana, mumpa ibindi njye ntabwo nariye. Na Yesu ari kubagaburira, buri wese yagenda agafata umutsima akawubika ati uyu ni uwa bebe, n'undi ati uyu ni uwa bebe, n'undi ati uyu ni uwa bebe, n'undi ati bararya, imitsima ntiyashira. Ibyo Yesu yagezemo biratubuka pe. Ndagusengeye ntabwo Yesu nagira mu buzima bwawe, ibyo umwifuza bitubuke mu izina rya Yesu. Haleluya. Hanyuma uyu musirikare yumvise izo nkuru ngo afata ahita agera kwizera. Kwizera kurarema. Ni ijambo mbazaniye ryitwa kwizera. Kwizera kwatumye Mose yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, akabirutisha kumara igihe kirekire ari mu binezaneza, kuko yasobanukiwe ko ingororano zagororerwa ari ubutunzi buruta cyane ubwo abanyegiputa bafite. Niko Bibiliya ivuga. Uko niko kwizera dukeneye. Kwizera kwatumye Aburahamu atamba Isaka, kwatumye ajya gutamba Isaka. Kwizera kwatumye Yobu atihakana Imana. Kwizera kwatumye intumwa z'Imana zipfa kubera umurimo. Kwizera, ndashaka kubaganiriza kwizera, ndagira ngo basobanurire ijambo bita kubaha Imana. Kubaha Imana ni icyemezo umuntu afata akavuga ngo nzayubaha mpaze, nzayubaha nshonje, nzayubaha hari abantu, nzayubaha amatara yaka, nzayubaha nta muntu uhari, nzayubaha mu bihe bikomeye, nzayubaha mu gihe gikomeye, nzayubaha mu nzara, nzayubaha bafunze insengero, nzubaha Imana. Uwo muntu akubaha Imana mu bikomeye no mu byoroheje, mu ntambara, mu bibazo, mu byiza, mu bibi, yakina akubaha Imana. Uko niko kubaha Imana, uko niko gusenga Imana. Niba wowe muri wowe ukena ntusenge, wajya ntusenge, wagira imodoka ntusenge, ariko wagwa ugasenga, uracyafite ikibazo. Imana yacyagufiteho ikibazo, ahubwo urasabwa gusenga mu bihe byose. Haleluya. Ibyo byose nibyo bizagufasha kuba umuntu w'intwari. Hanyuma uyu musirikare arizera. Niryo jambo nshaka kubaganiriza. Kwizera kuduhesha gukira indwara, kwizera kuduhesha akazi, kwizera kuduhesha amafaranga, kwizera kuduhesha ingo nziza, kwizera kuduhesha imitungo, kwizera gutuma tugira ububasha ku badayimoni, kwizera kutubashisha gukiza indwara, kwizera kutubashisha gusengera abarwayi bagakira. Kwizera. Hanyuma ngo amaze kwizera ajya kureba Yesu, aramubwira ati Yesu, mfite mu rugo umusirikare yaremariye ku rugamba, yarwanye intambara nziza, yarakoze, yatubereye intwari, yakoze ibishoboka byose, ariko yaramugaye, ntabwo agikora, ntabwo akigenda, araryamye, abandi bari guhahira imiryango, ariko we wapi byaranze. Ubu mufite mu rugo nk'ikimuga, yararyamye, yararembye, ntabwo akigenda, ahora aryamye, bamugaburira mu kanwa. Yesu yumvise iyo nkuru, aramubwira ati taha, ndaza kumukiza. Nawe itahire, araza kugukiza. Nawe igendere, araza kugukiza. Ntugire ikibazo ngo Yesu ntabwo yaje, naho uri arahari, naho uri kunyumvira na Yesu ari kukumva. Ibyifuzo ugize n'icyifuzo ugize nonaha Yesu arakibonye, kandi agiye kugikemura, agiye kugikora nonaha. Izere. Kwizera. Ndakuganirije kwizera. Nutizera, Bibiliya irambwira ngo utizera ntibishoboka ko anezeza Imana, utizera ntibishoboka ko Imana inezerwa kubwe, ariko iyo wizeye Imana inezerwa ku bwawe. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, Imana iguhe kwizera kukubashisha kugira ububasha ku badayimoni, kukubashisha kugira ububasha ku byakunanije, kugira ububasha ku byakurembeje, kugira ububasha. Hanyuma
uyu musirikare Yesu amaze kumubwira ngo genda ndazi wawe, umusirikare avuga atoya, ntabwo ari ngombwa ngo uzi wanjye, ntabwo ari ngombwa ngo uzi wacu, ntabwo ari ngombwa ngo wirirwe ufata imodoka, ntabwo ari ngombwa ngo nirirwe nkutegera, ntabwo ari ngombwa ngo ufate umwanya wawe uzi wanjye, ahubwo tegeka kuko ndanezerewe kuko uyu musirikare wagize kwizera nk'uko akavuga ngo tegeka. Ubu perezida wo mu gihugu cyacu iyo ategetse ngo uyu munsi ni umuganda, iyo ategetse ngo uyu munsi bimeze gutya, nta muntu wemewe gukora, ategetse ati uyu munsi kuva saa moya kugera saa tatu inzu zose amabutike yose araba afunze. Nuko bigenda. Kubera iki? Ni umuyobozi. Ndagira ngo mbabwire akantu kabasetsa, wikurayo amaso ukiyafite, utazayashirayo ngo uyagarureyo bayakuyemo. Ntabwo byumvise neza. Ndakubwiye ngo wikurayo amaso batarayanogorayo kugira ngo uzagaruremo bayanogoye, uzagarure kureba Yesu bayanogoyemo. Ikambaho urugero, ndabaho urugero rw'umuntu watumbiye Yesu bayakuyemo, nyamara yaranze gutumbira Yesu akirimo. Umuntu witwa Samusoni Imana yamuhaye imbaraga, ibwira ati uzajya ufata intare ushwanyaguye, uzajya ufata abafilisitiya ukubita amakofi, uzajya ufata abantu bafite imbaraga ubaganaganura rimwe ukubite hariya, ariko ntuzamene ibanga. Samusoni amaze kumena ibanga, yanga gutumbira Imana, yanga kureba Yesu, yanga gukanurira Imana, yanga gushyira amaso ku Mana akiyafite. Bamaze kuyakuramo aba ariho yashyira ku Mana. Samusoni bamaze kumukuraho amaso, bamaze kumunogoramo amaso, nibwo yatumbiriye Imana. Atumbira Imana nta maso agira. Witegereza ko amaso yawe yakuramo, ahubwo ihangane uyitumbire ukiyafite, utazatumbira Imana bayakuyemo. Kuko Imana ntabwo ikeneye kuyisenga uri gisenzegere, ahubwo ikeneye kuyisenga uri muzima, kugira ngo ubashe gutuma abantu bakizwa ku bwawe. Utazayikorera nta kaguru ufite, utazayikorera nta kaboko, utazayikorera nta maso ugira, yikorera ukiyafite, kugira ngo mu ijuru icyubahiro cy'Imana kizamuke kuri yo. Haleluya. Hanyuma umutwaro aravuga ngo tegeka birakumvira. Aramubwira ngo nanjye ndi umusirikare, ndi umutegetsi. Iyo mbwiye umusirikare, iyo mbwiye umugaragu genda, aragenda. Iyo mubwiye ngo ngwino, araza. Iyo mubwiye ngo kora iki, aragikora. Iyo mubwiye ngo hagarara, arahagarara. Iyo mubwiye ngo iruka, ariruka. Iyo mubwiye ngo ndakwirukanye, aba mwirukanye. Ati ubwo bubasha afite nawe urabufite ku bugwayi. Amen. Uyu musirikare yagize kwizera, abona ko Yesu afite ubutwari ku biriho byose, afite ubushobozi ku bibaho byose, afite ubushobozi ku burwayi. Ntabwo Yesu ashoboye uburwayi gusa, ahubwo ashoboye n'imanza, ashoboye no kurwana ibigaragara n'ibitagaragara. Ahishurirwa ko Yesu nta cyamunanira, nta cyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Abona Yesu afite imbaraga zo ku bintu byose, abona ashoboye byose. Abahanga baravuga ngo ni omnipota, ashoboye byose. Umusirikare abihishuriwe aramubwira ngo ntabwo ari ngombwa ngo uzi wanjye, ntabwo ari ngombwa ngo ufite tike yawe, ntabwo ari ngombwa ngo uri gufata umwanya wawe, ahubwo aha uri tegeka. Umugaragu wanjye ndasanga yakize. Yesu abyumvise, Yesu yumvise ko kwizera aranezerwa, Yesu yumvise ko kwizera yumva aranezerewe. Aterura amagambo avuga, nabo sindabona umuntu nk'uyu, nabo sindabona umuntu ufite kwizera nk'uku, nabo sindabona umuntu w'igihangaje, umuntu ufite kwizera nk'uku. Mu materaniro yose nagiyemo, ibihugu byose nagezemo, aho natambagiye hose, sindabona kwizera kungana n'ukuyu muntu. Kuko arizeye, amenya ko njyewe mfite ububasha, mfite ububasha ku barwayi, mfite ububasha kuri sida, mfite ububasha kuri kanseri, mfite ububasha ku bifu, mfite ububasha kuri amibe, mfite ububasha ku mitwe, mfite ububasha ku isereri, mfite ububasha ku byananiranye, mfite ububasha ku ndwara z'amayobera, mfite ububasha. Ahishurirwa ko uwo mugabo amenye ko Yesu afite ububasha. Aravuga ngo nta kwizera nari nabona kungana gutya. Arategeka ngo kubera uko kwizera
kubera ko kwizera genda urasanga umugaragu wawe yakize. Haleluya, 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 haleluya. Ndashima Imana ko iyo twizeye, uko twizeye niko itugirira, uko wizeye n'ubu niko ikugiriye. Icyo ukeneye ku Mana uko ubyizereye niko igukoreye, kuko kwizera kwatumye ubwo Yozefu yaragiye gupfa ategeka iby'amagufa. Tekereza umuntu wari muri gihugu cya Egiputa akamenya ko byanze bikunze ari igihe kizagera ubwoko bwabo bukajya mu gihugu cy'isezerano i Kanani, agategeka ngo nimpfa muzafata amagufa yanjye muyikorere muyambukane inyanja itukura. Inyanja itukura itandukana amagufa yanjye bireba, muyambukane muyajyane mu gihugu cy'i Kanani data wa twese yadusezeranije. Uko kwizera niko ndi kugusabira ngo nawe ugire kwizera kukubashisha kugira ububasha bwo gutegeka. Ngo Yozefu amaze gupfa, amagufa ye bagiye kugenda, baragiye baratabura imva ye, bikorera amagufa ya Yozefu bayajyana mu gihugu cy'i Kanani, bayamarana imyaka 40 mu butayu. Imyaka 40 bamaze mu butayu bikoreye amagufa ya Yozefu. Uko kwizera niko kwatumagaho Yozefu yarari yavugaga ko naho umuntu yaba yarapfuye azabaho. N'umuzuko yashakaga kuvuga, naho abantu batamenya ko guzabaho, umuzuko guzabaho. Amagufa ya Yozefu barayikoreye, areba gutandukana kw'inyanja. Yozefu amagufa ye yarebye gutandukana kw'inyanja, areba amabuye 12 asobanuye imiryango 12 ya Isirayeli. Amagufa ya Yozefu yarabirebye. Amagufa ya Yozefu yarebye kuriduka kw'inkike z'Iyeriko, uburyo zaridutse. Amagufa ya Yozefu yarabirebye. Ariko wowe unaniwe kwizera kandi uriho abandi bizeye barapfuye, abandi bizeye Yesu ataraza. Yozefu yizeye Yesu, yizera ko ari umwami n'umukiza ataraza. Yesayi yahanuye ko hazaza umukiza hashira imyaka 400 Yesu ataraza. Ariko abakera batubanjirije bari bafite kwizera ko Yesu azaza. Ariko wowe Yesu yaraje urabizi, abandi bamwizeye ataraza, none wowe unaniwe kumwizera yaraje. Ni iki kikubujije kwizera? Ni iki kigukuye mu kwizera? Abandi bamwizeye Yesu ataraza, abandi bamwizeye batari bagira niyo gahunda. Bamaze no kugira iyo gahunda, Imana avuga ngo azaza, ntabwo azatinda. Abantu bategereza imyaka 400 Yesu ataraza, ariko bagumana kwizera. None wowe unaniwe kwizera, Yesu amaze 2025 aje, wowe ukananirwa kwizera ko Yesu yaje. Ni iki kikubujije kwizera mwene data? Ni iki kigukuye mu byiringiro? Ni iki gitumye utakaza kwizera? Ni ibibazo se bigutumye utakaza kwizera? Oya, garuka, ongera wizere, garura Yesu icyizere. Amafaranga, ibibazo ntibigakure kuri Yesu. Garura Yesu icyizere, wumve ko ari umwami wawe, kuko nakuyobora uzaba umunyembaraga. Witakariza Yesu icyizere uko yari ari kera kose. Yesu uko yari ari kera akiri mu ijuru ataraza mu isi, n'uyu munsi ni kwari. Ntabwo afite gahunda yo guhinduka. Gahunda ya Yesu niyo kugenda kugira ngo ageze ubwoko bwayo mu ijuru. Ndagusengeye ngo ntutakaze kwizera, ongera ugarure Yesu icyizere. Awatakaje kwizera ntabwo bishoboka ko anezeza Imana. Ndagusengeye mwene data, iyo umuntu afashe ipine y'imodoka igatoboka, ntabwo ushobora gutwara imodoka idafite umwuka, idapombye. No mu yandi magambo, umuntu udafite kwizera yaratobokesheje mu by'agakiza, agakiza kagera mu mutima we kagasohoka mu isegonda. Umuntu udafite kwizera ntabwo ashobora kuba muri uru rugendo. Umuntu udafite kwizera ntabwo yizera ko azagera mu ijuru. Ariko kwizera, mvugene ngarukire, uko kwizera ndakugarukiriza he. Abandi bamwizeye ataraza, none wamurebesheje amaso, wowe wamwumvishe n'amaso, wabonye ibitangaza byawe, wumvise avugana nawe, wabonye ibitangaza bikorerwa kuri wowe. Yesu arakwigaragariza. Ni iki kikubuje kwizera? Ni iki kikubuje kwizera mwene data? Ni iki kigukuye mu kwizera? Ni iki gitumye Yesu umutakariza icyizere? Ariko ndagusengeye
ugarukira ahangaha. Ndagusengeye Imana iguhe kwizera, ugera wizera Imana. Niki cyatumye utizera? Ese ni ibiki byagukuye mu kwizera? Ni ibiki byatumye Yesu umutakariza icyizere? Ni ibiki byatumye uva muri iyi nzira? Uru rugendo ntabwo dushaka ko Yesu ntabwo ashaka ko hari abantu bapfira mu nzira, ntabwo ashaka ko hari abantu bagwa mu nzira. Dushaka kugira ngo Imana yohereze amavuta yo mu ijuru, abantu babyuke, abasinziriye bakanguke, abadafite intege bazigire. Yesu akeneye ko namwe mu banyembaraga kugira ngo igihe zerekanwa tuzase nawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Niki cyagukuye mu kwizera? Tekereza umunezero wari ufite ukimara kubona akazi. Tekereza umunezero wagize ukimara kubona umugabo. Tekereza umunezero wagize ufite umwana. Tekereza umunezero, ibuka ikintu kigeze kuba mu buzima bwawe, ibuka ikintu kigeze kugutera umunezero. Niki cyatumye utakaza umunezero? Ubu nta munezero ukigira, ubona ibintu byose ari bisanzwe. Niki cyagukuye kuri Yesu? Ariko niki? Ibuka ibyishimo wagize ukihabwa, ugihamagarwa mu kazi. Ibuka ibyishimo wagize ugitsinda ikizamini. Ibuka ibyishimo wagize umaze kugura imyenda. Ibuka ibyishimo wagize waguze imyambaro myiza. Ibuka ibyishimo wagize waguze itungo. Ibuka ibyishimo wagize waraye ahantu heza. Ibuka ibyishimo wagize wagiye mu modoka nziza. Ibuka ibyishimo wagize. Ibuka, 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 ibuka. Imana ikwibutse ngo nubona ko nibagiwe, Yesu uzanyibutse. Reka dusenge. Ariko tugiye gusenga, ubwire Imana icyagukuye mu kwizera, ubwire Imana ibyatumye utakaza kwizera, yongere ibikugaruriremo, wongere ube umunyembaraga, wongere ukomere mu buntu bwa Yesu, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Imana igusubizemo kwizera, Imana iguteremo kwizera. Ntucogozwe n'incamugongo, kuko abazikubwira nibo bazagwa. Abakubwira izo ncamugongo nibo bazagwa. Abakubwira izo inkuru zo kuguca umugongo nibo zizaca umugongo. Ntutakaze kwizera. Ongera ugarure Yesu icyizere. Ongera ugarure Yesu icyizere. Ongera wumve ko Yesu afite imbaraga. Ongera wumve ko Yesu ari umunyembaraga. Yesu ongera umugarure icyizere. Ongera wumve ko ashoboye byose. Ongera wumve ko Yesu ari umunyembaraga. Iki kiganza ongera wumve, ongera wumve, ongera wumve Yesu. Ongera wumve amavuta y'Imana atonyanga ku birenge byawe, atonyanga mu musatsi wawe, atonyanga mu mutwe wawe. Ongera ugarure Yesu icyizere. Ibyatumye utizera wongera umwizere. Satani aba yakwihebesheje, Yesu ari kuguhamagara. Ongera wizere Imana, ongera ugaruke mu murimo w'Imana. Yesu araguhamagara, Yesu araguhamagara, Yesu araguhamagara. Reka dusenge, reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, nsengeye umwene data yigeze kugira kwizera, kandi hari ibyo yasengeye birakemuka, hari ibyo yizereye biraba. Mu ijambo ryawe avuga ibikwiriye, ibibazo yari afite birakemuka kubera ijambo ryawe. Ariko ibihe turimo byatumye atakaza kwizera, kandi ngo utizera ntibishoboka ko kunezeza. Ndasengeye umwene data aho aratandukanye, akarere arimo, intara aherereyemo, igihugu aherereyemo. Ndamusengeye kugira ngo wongere umusubizemo kwizera, kuko umuntu udafite kwizera ameze nk'ikinyabiziga cyatobokesheje. Natwe muri uru rugendo twaratobokesheje, ntabwo bishoboka ko twagenda uru rugendo. Ni hahandi ubona umuntu yararambiwe urugendo, yarabihiwe narwo, urugendo rutamuryohera, atagikomera, akumva imbaraga ntazo. Hari abantu bafite kwizera bari kunyumva, basubije mu ijwi imbaraga, bongeye kugira ibyiringiro. Nabo ndabasengeye abatakaje kwizera, ndabasengeye kugira ngo kubasubizemo. Aho bari abanyumva, abarwaye, abafite imibiri bagoye, abafite ibibazo bitandukanye, genda ubigeremo. Ugize kwizera, buri wese icyifuzo turi imbere yawe ucyumve, urebe kwizera kwe, kubera ko kwizera kurarema, kwizera guhesha ubugingo, kwizera guhesha ubuzima. Uyu mwene data ndamusengeye kugira ngo umwuzuze imbaraga, umwuzuze ubutwari, umubyutse muri uru rugendo, abo umunyembaraga. Niba ari umuririmbyi umukomeze mu buririmbyi bwe, niba ari umunyempano umukomeze mu bunyempano. Impano afite yose ndayisengeye. Mpa amavuta Yesu kugira ngo mbone kwaka, muha amavuta kugira ngo yake. Uru rugendo ntabwo twarukora tudafite amavuta, Satani yatwica. Ariko dufite amavuta ya Yesu twarwana kandi tukanesha. Ndagushimye,
umuhe umugisha, mutunzeho ikiganza mu izina rya Yesu, mutunzeho ikiganza mu izina rya Yesu. Uyu mwene data mutunzeho ikiganza mu izina rya Yesu. Wumve gusenga kwe, icyifuzo agize cyose ugikemure. Ndagushimye, uhembure itorero ryawe, uhembure abantu bawe, uhembure abaguye, uhembure abasubiye inyuma, uhembure abacitse intege, uhembure abavuye mu byiringiro, uhembure abavuye mu byizerwa, uhembure urubyiruko, uhembure abapapa, uhembure abamama, uhembure abasaza, uhembure abakecuru, uhembure itorero ryawe. Hembura, hembura, hembura Yesu. Ndagushimye, ndagushimye, ndagushimye. Ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe. Ishimwe, ishimwe, ishimwe. Akira ishimwe ryacu, akira ishimwe ryacu, akira ishimwe ryacu Yesu, akira ishimwe ryacu Yesu, akira ishimwe, akira ishimwe, akira ishimwe, akira, akira ishimwe, akira ishimwe. Ndagushimye ko wumvise gusenga, ndagushimye ko wumvise gutaka, ndagushimye ko wumvise kwinginga, ndagushimye ko wumvise guhamagara kwanjye. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shalom, shalom, shalom. Imana iguhe umugisha wowe tubanye muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana iguhe kwizera kandi wizere Imana, ntuyitakarize icyizere. Wongere wibuke ko ifite imbaraga, wongere wibuke ko ifite ubushobozi, wongere wibuke ko ibya bindi yakoze n'iby'ingibi urimo itananirwa kubikora. Wongere wigarurire icyizere, wongere kuyitakariza icyizere, wumve ko ari inyembaraga, wumve ko ifite ubutware n'ubushobozi. Rero Imana iguhe umugisha, abaguye umwuma Imana ibamara inyota, abari mu bibazo Imana ibikemure, abakeneye akazi Imana ikabahe, abakeneye kugubwa neza Imana ibahe kugubwa neza. Buri muntu wese n'icyifuzo afite. Ndamusengera kugira ngo amaboko y'Imana abe maremare kuri we, kandi ntazongere kuvumva amashimwe, ahubwo guhera none atangira avuga amashimwe ye. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na mwene so Imana ikunda abayo Vincent, ubakunda kandi ubitaho umunsi ku munsi. Kandi Kristo umwami wacu aba yifuza ko uru rugendo twazarukora mpaka tugeze mu bwami bw'Imana. Imana iguhe umugisha kandi ukomeze ugubwe neza. Uku kwezi kwa karindwi ukomeze ukugiremo umugisha. Imana y'imirimo, Imana y'ibitangaza, ukwezi guhe kugusoza, kandi n'ukwa karindwi n'umwaka izaguhe kugusoza, kandi hazagire byinshi ikemura mu buzima bwawe. Niko nkwifurije, nanjye nifuriza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.